Uyu munsi Uwiteka akuyeho umwuka wo gukenyuka, kandi nanone Uwiteka akijije indwara zitandukanye. Nongeye kubaha ikaze bakunzi bacu mu kiganiro imbaraga z'Imana zidukiza. Tugiye kurebera hamwe amagambo y'Imana dusanga muri Zaburi 107 n'umurongo waho wa 20, aravuga ngo akohereza ijambo rye akabakiza indwara, akabakiza kwinjira mu mva zabo. Muri aya magambo turabona imbaraga z'Imana zikiza ubwoko bwayo. Turabona imbaraga z'Imana zinjira mu buzima bwacu, zije gukora imirimo n'ibitangaza. Ijambo ryatangiye rivuga ngo akohereza ijambo rye. Ni ijambo ry'Imana. Icyambere ngo rikaza gukiza, akabakiza indwara. Imbaraga z'Imana zibasha gukiza. Kenshi iyo twumva gukira indwara, abantu kenshi bahita birukanyira gutekereza indwara z'umubiri, ariko Imana ibasha kudukiza mu buryo butandukanye. Imana idukiza indwara z'umubiri nibyo, ariko Imana idukiza n'indwara z'imitima yakomeretse. Hari abantu babaho mu buzima bw'ibikomere bitewe n'ibihe bagiye banyuramo by'ubuzima, bitewe nabo bahuye nabo bakabakomeretsa, hanyuma umuntu akabana n'ubwo buzima, akaba mu bikomere, akaba arembye kurusha wa muntu rimwe na rimwe urwaye indwara y'umubiri. Rero n'Imana ikiza indwara z'umubiri, ariko igakiza n'ibikomere. Imana nanone ibasha gukiza ubwoba no guhangayika. Abantu benshi bagendana ubwoba bitewe n'ibyo babona, bitewe no guhangayikishwa n'ubuzima n'imibereho, bitewe n'ibintu bibateye ubwoba bitandukanye mu buzima. Rero iyo ni indwara nayo ikomeye abantu badatekerezaho kenshi. Rero iyo tuvuze gukira indwara, iyi ni indwara ikomeye abaganga batabasha kumenya, batabasha gusobanukirwa. Rero Imana ije gukiza, ikiza n'indwara y'ubwoba no guhangayika. Iyindi ndwara Imana ibasha gukiza ni indwara yo mu mwuka, ubuzima bwo mu mwuka. Hari ubundi burwayi bwo mu mwuka abantu batabasha kumenya, ku buryo umuntu agera mu buzima yumva atagishaka gusenga, yumva yararakariye Imana, yumva ubuzima bwe butagifite agaciro kubera rimwe na rimwe wenda nanone n'ibihe arimo anyuramo cyangwa se ibyo yanyuzemo. Rero n'Imana ibasha kurestora, ikongera ikakugarurira uburyohe bwo kumva ubasha gusenga. Icyo gihe Imana ibigukijije. Rero ikindi Imana ikiza imibanire mu buzima bw'umuryango. Buriya umuryango ni ahantu abantu babasha kugira ubuzima, hanyuma ubuzima bwaho iyo busenyutse n'imibereho y'umuntu irasenyuka, bukaba ubuzima butagifite agaciro, butagifite icyerekezo. Rero Imana ibasha kongera kuvura cyangwa se gukiza umuryango. Rero niyo mpamvu muri uyu mwanya turimo tureba imbaraga z'Imana zidukiza. Imana ibasha no kongera gukiza umuntu, ikamukiza ubukene. Kuko ubukene nabwo ni ikibazo gikomeye gitera umuntu kuremba, umuntu akabaho arembye, arwaye kurusha umuntu urwaye indwara y'umubiri. Kubera iki? Kubera ubuzima abayemo. Hanyuma rero izi ndwara zose nk'uko tugiye tubibona, Imana ibasha kudukiza, imbaraga z'Imana zibasha kudukiza. Nanone Imana ibasha kudukiza mu ngaruka z'ibyaha n'amakosa. Hari ubuzima umuntu yanyuzemo bw'ibyaha, ariko Imana ibasha gukiza ibyo byose. Imana ikiza umuntu kwiheba. Hari igihe umuntu abaho mu buzima bwo kwiheba, akabaho yihebye, yigunze, yumva yuko ubuzima bwe butazongera guhinduka. hanyuma Imana ikadukiza.
rero muri ibyo byose n'ibindi tuzagenda tureba, Imana ibasha kongera gukiza. Ijambo ry'Imana rero turebye hano riravuze ngo akohereza ijambo rye. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo gukiza, kandi ijambo ry'Imana rifite ubushobozi bwo kugera ahantu umuntu atabasha kugera, rifite ubushobozi bwo kugera ahantu amafaranga atabasha kugera, rifite ubushobozi bwo kugera ahantu indege zitagera, ibyogajuru bitagera, hahandi ubushobozi bwose bwacu dushobora gutekereza bwagera butagera. Ngo akohereza ijambo rye agakiza indwara. Uyu munsi reka wakire ijambo ry'Imana mu buzima bwawe, riza kugukiza mu buryo ubwo aribwo bwose. Akohereza ngo ijambo rye akabakiza kwinjira mu mva zabo. Niho twavuze yuko ahangaha Imana ikiza gukenyuka, kuko Imana ibona igihe cyo gupfa, igihe cyo kugenda kitaragera, niyo mpamvu ikiza. Ngo akabakiza kwinjira mu mva zabo. Imana igukize kandi gukureho umwuka wo gukenyuka, igutandukanye n'imbaraga zose zo gukenyuka kubw'ijambo ryayo. Igihe kimwe Abisiraheli bageze ku nyanja itukura, barebaga inyanja itukura iri imbere yabo, bakabona na Farawo n'ingabo ze babari inyuma. Hanyuma ngo batangira gutekereza urupfu, batangira kwakira urupfu mu buzima bwabo. Hanyuma muri icyo gihe bari biteguye kandi barimo bumva urupfu, batangira kubwira Mose ngo watuzaniye iki? Ngo iyo ureka tugapfira, ngo iyo ureka kutuzana gupfira mu butayu, ngo iyo tureka tukagomeza gukorera Abanyegiputa aho kuza gupfira hano. Bivuze ngo muri bo bari bakiriye urupfu. Ariko Mose arimo asenga Imana. Muri uwo mwanya Imana amubwira ngo bwira Abisiraheli bakomeze bagende, ngo Abanyegiputa mwabonye ntimuzongera kubabona ukundi. Imana yohereza ijambo ryayo, irababwira ngo nimukomeze mugende, nta rupfu ruhari. Imana ikuraho urupfu, yohereza ijambo ritanga ubuzima, yohereza ijambo ritanga icyerekezo, yohereza ijambo ritanga ibyiringiro, yohereza ijambo ritanga imbaraga, yohereza ijambo ribeshaho. Bongera kubaho muri uwo mwanya. Babeshwaho n'iki? Kuko yohereza ijambo. Mu ijambo ry'Imana harimo imbaraga zikiza. Uyu munsi ndagira ngo wakire imbaraga z'Imana zigukiza mu mubabaro, mu gahinda, mu kwiheba. Ibyo byose imigambi y'umwanzi yari yagambiriye, imbaraga z'Imana zibasha kuyikuraho. Kuko Farawo yari yohereje ingabo kugira ngo zijye kwica Abayisiraheli, ariko Imana yohereza ijambo, yohereza imbaraga zayo ziza kubarekura, ziza kubarokora, ziza kubakura ku rupfu, ziza kongera kubaha icyerekezo no kongera kwinjira mu masezerano y'Imana yavuze. Imbaraga z'Imana zidukiza. Uyu munsi reka wakire imbaraga z'Imana mu mutima wawe, wakire imbaraga z'Imana mu bwenge no mu bitekerezo byawe. Wakira imbaraga z'Imana zikurokora, zigukize muri ubwo burwayi, zigukize aho wabuze ibyiringiro, zigukize aho watentebutse. Reka wakira imbaraga z'Imana muri iyi saha. Ngo akohereza ijambo rye rikababuza kwinjira mu mva zabo. Uyu munsi Abisiraheli babona imbaraga z'Imana kuko Imana yohereza ijambo ryayo. Babona imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana ziza gukingura inzira mu mazi, mu nyanja itukura. Uyu munsi ngo bagenda ahantu humutse kubw'imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana zimaruke mu buzima bwawe, zigukingurira inzira utari warigeze kubona, zigukize ibyago n'amakuba. Kuko Farawo yarabakurikiye, kuko Farawo yarabatuze. Imbaraga z'Imana zirabakiza, babona inzira yo gutambukamo kugira ngo binjire aho bagombaga kujya.
ndasenze muri uyu mwanya kugira ngo Imana igukingurire inzira, imanure imbaraga zayo, yohereza ijambo ryayo mu rugo rwawe, yohereza ijambo ryayo muri bizinesi yawe, yohereza ijambo ryayo mu rubyaro rwawe, yohereza ijambo ryayo mu rushako rwawe. Imbaraga z'Imana zize kugukiza, zize kukubohora muri icyo cyose cyari kikuromereye. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo akohereza ijambo rye. Reka ijambo ry'Imana ryoherezwe mu buzima bwawe. Reka wakire ijambo ry'Imana. Avuga ngo nakiriye ijambo ry'Imana uyu munsi, nakiriye gukira buri cyago cyose, buri makuba yose, buri gitotezo cyose cy'umwanzi, buri butware n'imbaraga ndetse n'imitego yose y'umwanzi. Nakiriye gukira. Avuga ngo nakiriye gukira mu izina rya Yesu. Imana igukize, Imana ikubohore. Yavuze ngo yohereze ijambo rye. Reka ijambo ryawe ryinjire, kandi iryo jambo ngo rikaza gukiza. Reka nawe ijambo ry'Imana rigukize muri uyu mugoroba. Reka nawe ijambo ry'Imana rikubohore muri uyu mugoroba. Reka nawe ijambo ry'Imana ryinjire, ngo akababuza, akabakiza kwinjira mu mva zabo. Reka umwuka wo gukenyuka, imbaraga zo gukenyuka zikurwe mu muryango wawe, zikurwe mu rushako rwawe, zikurwe mu rubyaro rwawe, zikurwe mu nkomoko yawe, ngo akababuza kwinjira mu mva zabo. Imbaraga z'Imana zikiza zikureho umuvumo wose wo gukenyuka mu izina rya Yesu. Mana, ndagushimiye kuko uri Imana idukiza. Ndaguhimbaje Data wera. Reka imbaraga zawe zimanuke nk'uko wohereje ijambo ryawe. Reka iri jambo rimanukire umuntu, aryakire mu mutima we, aryakire mu bitekerezo bye, aryakire mu buzima bwe, kandi rize gukora imirimo n'ibitangaza. Reka ijambo ryawe Mwami ryinjire mu rushako rwe, ryinjire mu rubyaro rwe, ryinjire mu muryango we, kugira ngo rikore icyo waritumye. Iri ni isezerano Mwami. Reka buri muntu wese urimo wumva aya magambo yakirire isezerano mu mbaraga z'amaraso Yesu Kristo. Turagushimye ko ukoze imirimo n'ibitangaza. Icyubahiro cyose ni cyawe mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, kandi Imana igukize mu mubiri, mu mwuka n'ahandi hose mu izina rya Yesu. Mwakoze kubana natwe. Ari kumwe nanjye Usengimana Daniel. Shalom.